Shalom shalom, Yesu ashimwe cyane. Nizere ko mwaramutse neza, nizere ko mushima Imana. Tubaha ikaze kuri uyu munsi wo kuwa kane. Haleluya. Umunsi udasanzwe mu gitondo cy'umugisha mu isengesho ry'umunsi ry'ubuhanuzi. Muri kumwe na Prophet Robert bakunda cyane. Mwese mwamaze kugera online, turabegereje kandi Imana ikomeze kuha umugisha. Reka dusenga nyuma twumve icyo Uwiteka agiye kuvugana natwe. Mana urakoze ko wabanye natwe mw'iri joro, bukaba bucya amahoro uhabwa icyubahiro. Turasenze ngo mwami mw'iri jambo y'uyu munsi wa Imana ituri ijambo ry'umugisha. Kandi Imana rigira hano ridukura n'ahantu ritugeza, ritubera ijambo ry'ubu ridasanzwe kuri twebwe mwami. Turagushimira ko ugiye kubana natwe kandi imitima ya benshi bari kubagiye gukurikirana ijambo, babera ijambo ry'inkomezi kandi babera ijambo ry'ubutsinzi. Urakoze Mana kutwumvishije icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mwese muhabwe umugisha n'Imana, abarimo kutwandikira muri comment muhabwe umugisha n'Imana mu izina rya Yesu. Ndabakunda cyane kandi ni byiza kubana namwe mu gitondo cy'umugisha, n'abandi badukurikiranye mu ijoro muhabwe umugisha n'Imana. Ndagusaba hageze gusharinga barika abantu 2-3 bumva isengesho ry'umunsi. Ni byiza ko tuva mu ngo zacu twamaze kwiragiza Imana mu izina rya Yesu. Reka dusome ijambo turi busange muri Zaburi ya 91. Turasoma umurongo wa 5 tugeze ku murongo wa 8. Zaburi ya 91 murongo wa 5 kugeza ku murongo w'8. Mbibutsa ko dufite amasengesho azatangira kuwa mbere ku itariki ya 19, n'amasengesho yo gusenga tubwira Imana ngo topic iravuga ngo garuza ibyawe Satani yakunyaze. Ese mwene data, hari ibyawe wanyazwe, hari ibyo watakaje? Ndagusaba kugira ngo uzabane natwe. Tuzatangira ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa 7 arangire ku itariki y'9 z'ukwezi kwa 8. Rero ndagusaba azajya buri gihe saa 9 za nimugoroba ku masaha yo mu Rwanda. Ese hari ibyo wanyazwe? Ntuzabure mwe amasengesho. Hanyuma ndagusaba inkunga yawe ya mbere ni iminsi 21. Inkunga ya mbere no gusenga kugira ngo Imana izabane n'abakuzi Imana bazatugeze ijambo ry'Imana, izabane natwe tuzavuga iby'Imana kugira ngo Imana izaduhishurire, Imana izaduhe icyo kubabwira, kandi Imana izagushoboza kugira ngo amasengesho uzayakurikirane. Haleluya. Inkunga ya kabiri no kugira ngo turifuza kwagura aya masengesho cyangwa se ivuga butumwa kugira ngo abatumva Ikinyarwanda nabo babashe kuba badukurikirana. Ubwo ndavuga tukabwiriza harusembura mu Cyongereza ndetse no mu Gifaransa. Turasaba rero inkunga y'ibifatika y'amafaranga. Ayo watanga yose no gushikira umuntu w'Imana. Turifuza gushaka ibindi byuma kugira ngo twagura ivuga butumwa. Ese mwene data nushaka ko ivuga butumwa ryaguka, abazungu bakumva nabo ibyo tubwiriza mu Kinyarwanda bakabyumva mu ndimi zabo z'Icyongereza n'Igifaransa? Ndagusaba rero inkunga yawe ku mafaranga yawe ufite ayari yose wadushikira, wayohereza kuri iyo nimero urimo kura kuri screen yawe, kandi Imana ikabiguheraho umugisha ukavuga ati nanjye mu by'ukuri naguye ivuga butumwa. Ni wohereza ayari yose uzavuga ati nanjye Mana umubire kuko naguye ivuga butumwa ryawe. Turifuza ko amashusho yabagaragara neza n'amajwi agaragara neza. Ibyo byose ni ikoranabuhanga, irasabwa amafaranga. Rero mu nkunga yawe ufite, Imana igushoboze kandi kubikora Imana igumugisha. Wakoresha uburyo bwa mobile money cyangwa se na Western Union kuri izo nimero urimo kureba. Imana ibiguhera umugisha mu izina rya Yesu. Iyo nkunga rero irakenewe kugira ngo twagure ubwami bw'Imana ndetse no gusaba kugira ngo Imana izabane natwe. Wowe nkurikiranye rero, Imana iguha umugisha, Imana ikomeze kugira neza mu izina rya Yesu. Reka dusome iryo jambo Zaburi ya 91 ku murongo wa 5 kugeza ku murongo wa 8. Ryari itangazo kandi mukomeze murarika abantu kugira ngo bazabane natwe. Ese ntabyo wanyazwe? Iki ni cyo kugira ngo tugaruze ibyacu byanyazwe mu izina rya Yesu Kristo. Aravuze ngo igiteye ubwoba cyane nijoro nikizagutinyisha, cyangwa umwami ugendera ku manwa, cyangwa mugiga igendera mu mwijima, cyangwa kurimbura gutsemba ku manwa y'ihangu. Abantu 1000 bazarwa iruhande rwawe, abantu inzovu bazarwa iburyo bwawe, ariko nibizakugeraho uzabirebesha amaso yawe gusa ubone ibihembo by'abanyabyaha. Imana yambwira ngo dusengeye muri ijambo rivuga ngo igiteye ubwoba cyane nijoro nikizagutinyisha, cyangwa se umwami ugenda. Ni amasezerano Imana ihaga Abisirayeli. Ndagira ngo uyu munsi wa none Imana yambwira ngo ninangarizo ari wese ngo Imana iraguhisha. Imana iraguhisha. Yes, wowe nkurikiranye humura ubwo wari ufite bw'intambara, bw'ibigeragezo, bw'ibyorezo, no. Imana yambwiye ngo Imana iraguhisha kuko wizeye imbaraga z'Imana, kuko wizeye Uwiteka. Uyu munsi Imana iraguhisha. Niyo mpamvu Imana iravuze ngo igiteye ubwoba cyane nijoro nikizagutinyisha, cyangwa umwambi ugenda ku manwa. Ibyo ari byo byose bizahagurukira ubuzima bwawe nibizagutinyisha, yaba icya nijoro yaba icy'amanywa, no. Cyangwa mugiga igendera mu mwijima, ibi byorezo zamugiga, ibiki n'ibindi ndwara, kurimbura gutsemba ku mayihango, wowe ntacyo uzaba kuko Imana iraguhishe.
karindwi ngo abana 1000 bazarwa iruhande rwawe, abana inzovu bazarwa iburyo bwawe, ariko ntibizakugeraho. Ngo hazatera ibiteye ubwoba, uzabona ibintu bikomeye. No, imigambi ya Satani yari yose ku buzima bw'abana b'Imana, ku buzima bwawe ntibizakugeraho. Wowe uzajya ubirebesha amaso uvuge ngo ubu Umwami Yesu ankunda ndamahoro gusa. Bwira mugenzi ngo humura Imana iraguhishe. Ndagira ngo ubwire umugabo ngo umugabo wanjye humura Imana iraduhishe. Mugabo bwira umugore ngo umugore wanjye Imana iraduhishe. Bwira abana we ngo Imana iraduhishe. Tangariza imiryango ngo Imana iraduhishe. Atuzana akanga kuvuge ngo Imana iramishe. Tuza umutima, bwira ubwo bwoba ngo wabwoba wegenda ceceka kuko Imana ivuganye nanjye ngo Imana iramishe. Ku murongo w'umunani ngo uzabirebesha amaso yawe gusa, uzabirebesha amaso yawe gusa. Kubera iki? Alamonesiri, Imana itanze ingabo nyinshi zije kurinda ubuzima bwawe n'ibyawe byose mu izina rya Yesu Kristo. Bwira ayo majwi urimo kumva ikubwira ngo birakomeye ngo urazapfa. No, Imana isezeranye nawe ngo iraguhisha. Dusenge muri iryo sengesho uyu munsi wa none, Imana iraguhisha. Ibyari biguhagurukiye, ibyari bikwasamiye, ibyari birimo biragupangira ibitari byiza, no, ugiye kubirebesha amaso gusa. Wowe ntibizakugeraho kuko iri muri wowe ifite imbaraga, ifite ubushobozi mu izina rya Yesu. Reka dusengere muri iryo sezerano, dusengeye muri ubwo buhanuzi bw'Imana. Uzabirebesha amaso ntibizakugeraho. Haleluya. Abana 1000 bazarwa iruhande rwawe, abana inzovu bazarwa iburyo bwawe, ariko ntibizakugeraho. Nta biravuga ngo ntacyo nzaba. Vuga ngo amazi asumanane y'ubwoba, umuri utwika ntacyo uzaba. Abazibanera bazasubizwa niko hari icyo bazasubizwa inyuma n'imbaraga z'Imana. Halasire gome. Vuga ngo ntacyo nzaba kuko ndi kumwe na Kristo ufite imbaraga. Wa ndwara we, wa musozi we, wa nyanja we, wa kigeragezo we, ceceka kuko Uwiteka avuganye nanjye ngo ntacyo nzaba, nzabirebesha amaso gusa. Dusenge muri iryo sengesho. Mana y'Isaka, Mana Abrahamu, urakoze kuvuganye natwe yuko gitoye ubwoba cyane nijoro nikizadutinyisha, kandi uvuganye natwe ko tuzabirebesha amaso gusa, kandi uvuganye natwe ngo ariko nibizatugeraho. Ushimwe Mwami yuko uko uvuganye natwe kandi isezeranyije urinda icyo wasezeranye. Mana, uyu wari wese ukurikira ijambo ry'Imana, iri sengesho rimuhesha uburinzi, iri sengesho rimuhesha gukomera, iri sengesho Mwami rijya rimugenda imbere ringaniza ibitaringaniye, nagera hakome Mana. Ibikomeye bya nijoro bitebwa byamwana bya nijoro Mana, wazabirebesha amaso n'ibizamugeraho. Uburinzi bwo bumugaragareho. Tugushimiye kutwumvishije mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Amen. Imana iho umugisha, mukomeze kugira wakane mwiza. Imana ihindi intambwe zawe. Sindi busoza nakubwiye ngo dufite amasengesho kuwa mbere. Tuzatangira kwa mbere amasengesho y'imisi 21. Topic iravuga ngo garuzi ibyo Satani yakunyaze. Hari ibyo wanyazwe, mwene Data gutangariza ngo iki ni gihe cyo kujya kugaruza ibyabo. Ntabwo imyaka ijya inyuma, imyaka ijya imbere. Imana yakubwiye ko izakora ibi, ariko nirimo kubikora. Ese wabuze ko ari Satani ushobora kuba arayiborotse? Ese wabuze ko ari abadayimoni bashobora kuboroka amasezerano y'abera? No, garuza ibyawe. Tuzaganira ku magambo meza atwereka ko uburyo abakozi Imana bagiye bagaruza ibyabo. Rero ntuzabura, tuzatangira kuwa mbere, azajya atangira saa 9 za nimugoroba buri munsi zo mu Rwanda saa 1 online kuri YouTube. Naki dusabwa no kugira ngo ujye ubane natwe no gukora subscribe cyangwa se abone kugira ngo ujye ubane natwe. Hanyuma ndagusaba inkunga. Inkunga ya mbere yo kudusengera kugira ngo Imana izadushoboze, izaduha ibyo kubwira ubwoko bw'Imana. Ntago tuvuge byacu, tuvuge ibyo Imana yaduhaye. Inkunga ya kabiri no kudushikira kugira ngo twagure ivuga butumwa. Turifuza ko twakoresha amajwi yumvikana neza, amashusho agaragara neza, kandi turifuza ko twakoresha indimi ebyiri, Igifaransa n'Icyongereza. Ubwo birasaba ko twashaka umuntu usemura. Nta kindi dusabwa ni inkunga y'amafaranga. Mu mugisha Imana yaguhaye wakwagura ubwami bw'Imana. Ubikora ubikunze. Buriya ntugakora ikintu utagikunze, nugororerwa. Ariko ikintu nugikunda ubikore kandi Imana yaguha umugisha. Turifuza kugira ngo dushake ibyuma n'amafaranga, nuko bikodesha si ukubigura, kugira ngo tugaragaze amashuri. Ese tubwirije mu Cyongereza abazungu 5 bagakizwa, n'abandi abumva Icyongereza bagakizwa, abumva Igifaransa bagakizwa, uza umugisha wahabwa. Kubera iki? Hari ibiye wawe washizeho kugira ngo arufatizo wawe washizeho kugira ngo nawe wumve ijambo ry'Imana. Imana ibigwera umugisha. Wifuza kudushikira, wakoresha uburyo bwa mobile money cyangwa se na Western Union. Kuri izo nimero urimo kureba kuri screen ya habwa umugisha n'Imana ugiye kubikora, kandi Imana igushoboza. Nawe udafite cyo gutanga, kumuri Imana iraza kugirwa ugitange. Amahoro y'Imana, ineza y'Imana, uburinzi bw'Imana ubane namwe. Mwatwe na Prophet Robert Bakunda. Bye bye.